Mbanje kukuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, nkwifuriza amahoro n'amahirwe bituruka ku Mana. Uyu ni wa mwanya mujya mukurikirana ikiganiro gutabarwa n'Imana, ikiganiro mugezwaho nanjye Frere Tuyisenge. Nkwifurije amahoro n'amahirwe, nkwifurije imigisha ituruka ku Mana, gukomeza kugenda udukurikirana tuganira ku ijambo gutabarwa n'Imana, tubana mu kiganiro twise gutabarwa n'Imana. Ko ijambo riratubwira muri Yeremiya 33:3 ngo ntabaza ndagutabara, nimara kugutabara nkwereke ibikomeye biri utabasha kumenya. Mwene data, Imana niyibasha gutabara, Imana niyibasha kurengera umwana w'umuntu yonyine, kuko niyijya ibasha kumuhumuriza, kuko niyijya ibasha kumutabara, kubera yuko Imana ariyo ifite ububasha, Imana niyo ifite ubutware, Imana niyo ifite ubushobozi. Nkwifurije gutabarwa n'Imana mu izina rya Yesu. Ukomeje kudukurikirana muri iki kiganiro, igihe cyo gutabarwa n'Imana no guhumurizwa n'Imana, mu izina rya Yesu wakira ubutabazi buturutse ku Mana. Mbanje kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mbifuriza amahoro n'amahirwe, ubuntu buturuka ku Mana bukomeze kubana namwe. Iyi ni ya saha tujya tubana mu isaha ikiganiro gutabarwa n'Imana, aho twagiye tubona mu biganiro byacu Imana igenda itabara abantu bayo, Imana igenda igirira neza abayiringiye kandi bayizeye. Yakomezaga kubatabara ndetse no gukomeza kubagirira neza kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Uyu munsi nifuje ko twaganira ku magambo y'Imana, aho turaza kureba ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusenge mu buryo bwose bwo gusenga no gushaka Imana. Ariko ahangaha numvaga turaza gukoresha ubwoko bwo gusenga n'uburyo bwo gusenga, tugasa nkaho tubitandukanya, bikaza kubamo ibintu bigera. Ubwoko bwo gusenga turaza kubonamo ibintu 10, ariko uburyo bwo gusenga bwo turabonamo ibintu 7. Mu by'ukuri ntabwo iri jambo ryakunze gukoreshwa cyane na Bibiliya. Yo yavuze ngo uburyo bwose bwo gusenga, bwaba rero bwose nyine muri byose, ariko usanga harimo uburyo bw'ubwoko runaka. Gutya tuvuzemo ngo ubwoko bwo gusenga, uzareba no mu bundi buzima busanzwe usanga habaho ngo ubwoko bwo guhoberana, mu ubwoko bwo gusuhuzanya, byo kubyina, kwicara n'ibindi bintu byinshi bigenda bikorwa mu buryo bugiye butandukanye. Tuvuge nk'urugero, wenda mvuga ikintu kimwe mu buryo bw'ubwoko, tuvuge mu buryo bw'ubwoko bwo gusenga, reka tuvuge nko mu buryo bwo kwiyiriza, ubwoko bumwe bwo gusenga bwo kwiyiriza. Ariko uburyo bumwe bwo gusenga nabyita wenda gupfukama. Gupfukama ni kimwe mu bikorwa by'uburyo. Rero turaza kubona amagambo agera kuri 7 twaganiriye mu kiganiro cyatambutse kuri channel yacu ya Frere Tuyisenge. Iyo nyigisho muzandikemo muri YouTube, mwandikemo uburyo 7 bwo gusenga Imana, biri kumwe n'ubwoko 10 ariko bwo budasobanuye, aho twavuze uburyo 7 bwo gusenga Imana. Abandi ushobora kugira n'ubundi buryo bwinshi cyane, ariko aha twasesenguye muri bumwe bwaba bumeze nkaho twatoranije, wenda bwaba buhagarariye ubundi, ariko n'ubundi bwanakwiyongera ukurikije uko Bibiliya n'abakozi b'Imana bagiye basenga Imana mu buryo bwabo bwinshi bugiye butandukanye, buri wese uko yabyumvaga bitewe n'agace aturutsemo. Nk'uko kugeza ubu amazina y'Imana buri muntu n'ubu baracyayita
bitewe n'ibyiza bakoreye cyangwa iby'ubutwari. Abandi rero n'abagendaga bavumbura uburyo bwa mbere ahangaha twari twavuze muri ubwo buryo burindwi, aho twari twabonye abantu basenga bahagaze, gusenga uhagaze. Uburyo bwa kabiri gusenga ugendagenda. Uburyo bwa gatatu gusenga uzamuye amaboko. Uburyo bwa kane gusenga wubamye. Uburyo bwa gatanu gusenga wicaye. Uburyo bwa gatandatu gusenga upfukamye. Uburyo bwa karindwi twavuze gusenga uryamye cyangwa urambaraye hasi. Twagiye rero tubisobanura muri iyo nyigisho y'uburyo burindwi bwo gusenga Imana cyangwa bwo gushaka mu maso y'Imana. Iyo nyigisho nimuyikurikirana muzayibona, aho muzumvamo aho ubwoko bwo gusenga butandukanye n'uburyo bwo gusenga aho bitandukaniye. Twagiye dusanga tubisobanura. Uyu munsi turagerageza kuganira ibintu 10 by'ubwoko bwo gusenga. Wenda ugiye mu ijambo ry'Imana, ugiye muri Bibiliya, ufite uburenganzira bwo kubigira byinshi cyane. Ni amahitamo yawe, nawe wavuga ati bibe runaka, bibe bingana gutya, ariko njye naguhitiyemo ubwoko bugera mu 10 wakoresha ushaka Imana. Ushobora guhitamo bumwe, harimo ubwoko bumwe ushobora gukoresha mu gihe atari wowe uri kwisengera ubwawe, mu gihe hari abandi uri gusengera, cyangwa igihe usengera itsinda, igihe usengera igihugu, igihe usengera umuryango cyangwa itorero. Ntabwo wabikoresha rero nk'uburyo wakwisengera usenga we ku giti cyawe. Imana yacu ishimwe cyane kandi habwa icyubahiro. Twavuze rero ku buryo 10. Ijambo rya mbere turaza kuvuga ku gusenga Imana mu gushima Imana. Gushima, ijambo gushima Imana. Ijambo rya kabiri ubwoko bwo gusenga. Ubwoko bwa mbere tubonye gushima. Ubwoko bwa kabiri tubonye kwiyiriza ubusa. Ubwoko bwa gatatu twabonye kwihana no kwatura. Ubwoko bwa kane tubona kwinginga Imana. Ubwoko bwa gatanu turabonamo guhendahenda Imana. Ubwoko bwa gatandatu tubonemo gutakambira Imana. Ubwoko bwa karindwi tubonemo kurira cyangwa se kuririra Imana. Ubwoko bwa 8 turaza kubona ijambo kuboroga cyangwa se kuborogera Imana. Ijambo rya 9 turahabona amasengesho y'intambara, gusenga mu buryo bw'uburwanyi cyangwa se bw'intambara. Ubwoko bwa 10 ho turabonamo amasengesho twakwita amasengesho yo kwibutsa Imana. Muri ubu bwoko bugiye butandukanye usanga abantu b'Imana bajyaga bashaka Imana mu buryo bugiye butandukanye, ugasanga yiyemeje gufata mu bwoko bumwe runaka muri ubu mvuze. Niyo mpamvu rero bisa nkaho bitandukanye na buriya buryo, kuko hariya twabonye abasenga bahagaze, abasenga bagendagenda, abasenga bazamuye amaboko, abasenga bubamye, abasenga bicaye, abasenga bapfukamye, abasenga baryamye barambaraye hasi. Ariko ugasanga bakoze bimwe muri ubu bwoko. Ashobora kubikora ari mu bihe byo gushima Imana, ashobora kubikora ari mu buryo bwo kwiyiriza, ashobora kubikora ari mu buryo bwo kwihana, ashobora kubikora ari mu buryo bwo kwinginga, guhendahenda, gutakamba cyangwa kuririra Imana no kuyiborogera, cyangwa ari mu bihe by'intambara cyangwa byo kwibutsa Uwiteka. Ariko biragoye ko wafata amasengesho ngo uvuge ngo ngiye gufata amasengesho yo gushima Imana nurangiza uyavange n'ayo kwirira cyangwa se y'intambara. Ibyo nabyo biba ari ibintu bigiye bitandukanye, kuko Bibiliya yo igenda itwereka ko igihe n'igihe cyabyo. Rero byanze bikunzwe bisobanuye cyangwa bishatse kuvuga yuko buri gihe kigenda kigira ibihe byacyo cyangwa n'umuntu. Bibiliya iravuga ngo niwishima uririmbe, ariko niba ubabaye ngo urire. Bigaragaza rero ko igihe cy'ibyishimo by'abantu bakoresha ubwoko bwo kuririmba yaba injyana runaka. Rero n'igihe cyo kurira bakarira bitewe n'igihe runaka, niba ari igihe cyo kurira cyangwa se bashavuye kuboroga bigaterwa n'impamvu runaka. Rero ugasanga abantu bagenda babikora mu buryo bugiye
butandukanye. Rero reka dutangire ku ijambo rya mbere, ubwoko bwa mbere bw'amasengesho. Tuvuge ku bwoko bw'amasengesho yo gushima Imana, aho twajyaga kubona tugabona umuntu mu bihe bya kera bagiraga ibihe by'amashimwe, ariko Bibiliya yo inagerageza kutwereka ubwo babikoraga, bakabikora mu buryo bw'ibitambo. Habagaho igitambo, ngo igitambo cy'ishimwe cyangwa igitambo cy'uko bari amahoro, cyangwa se igitambo cy'umutima ukunze. Aho mu bihe byatambutse wajyaga ukumva umuntu aravuga ngo ngiye gushima Imana, nta kindi kintu kimujyanye na kimwe, akagenda ari ibihe by'ishimwe cyane. Hana yigeze agira ibyo bihe, inyuma yo guhiga umuhigo agasaba Imana umwana amubabaye cyane, yaje gufata ibihe bidasanzwe, arongera yibuka ibyo Uwiteka Imana yamukoreye, ajya gushima Imana. Mwene data, avuga amagambo akomeye kandi meza cyane, amagambo yari arimo ishimwe no gushima Imana, arayihimbaza cyane, avuga ko Imana ari Imana y'inyembaraga, kandi avuga ko Imana ari inyabutware, kandi avuga ko ari Imana y'inyabushobozi. Nimujya gusoma mu gitabo cya Samweli wa mbere, muzabonaho uyu mubyeyi yashimye Imana mu buryo budasanzwe. Iyo tugiye muri Zaburi 50 ku murongo waho wa 23, turasanga amagambo y'Imana meza cyane. Kadusome mu izina rya Yesu. Ijambo riravuga ngo, unambira ishimwe wese abanyubahirije, kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza k'Imana. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu tugirire neza. Ijambo riratubwiye aha muri Zaburi 50 umurongo wa 23 ngo unambira ishimwe, ufata umwanya wo kuza gutambira Uwiteka ishimwe, ufata ibihe akavuga ngo nta kindi kinjyanye imbere y'Imana. Ejo nari najyanywe n'ikindi, ariko uyu munsi noneho njyanywe no gushima Imana. Ijambo rirambwiye ngo unambira ishimwe ngo abanyubahirije. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu ikomeze kutugirira neza. Rero iyo ufashe ibihe by'amasengesho yo gutambira Imana igitambo nk'icyo cy'amashimwe, cyo kujya gushima Imana, cy'uko uri amahoro, y'uko bimeze neza, bituma Imana ikwibuka, bituma Imana ivuga ngo uyu muntu uburinzi namurindaga, ibyo namukoreraga ndabibonye yuko abizirikana, none ngiye kumuha umugisha, ngiye kumwongera ubundi niba yarindwaga na marayika umwe, none ngiye kumuha 2 cyangwa ngiye kumuha 10 kugira ngo akomeze ajya nshima. Nanone kandi twagiye tubona mu ijambo ry'Imana aho abantu bajyaga bafata ibihe byo gushima Imana, bigatuma hari ibintu byinshi bihinduka. Nidusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli wa 2 ibice byawo 24 ku murongo wa 25, reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo Dawidi yubakira Uwiteka igicaniro, atamba ibitambo byotwa n'ibitambo by'ishimwe by'uko bari amahoro. Nuko Uwiteka ngo abona guhendahenderwa igihugu mugigishira mu bantu. Rero abagerageje gusoma ijambo ry'Imana, iyi nkuru dusomye, iki gihe cyari igihe Dawidi yari yacumuye. Dawidi ngo acumira ku Uwiteka, noneho Uwiteka ngo abateza mugiga. Igihugu cyose cyatagwa na mugiga, igihugu cyose kigira ibibazo, igihugu cyose kijya mu ntambara itaboroheye y'ubuzima. Ngo nuko umwami Dawidi aravuga ngo ninjye wacumuye, kandi nta kindi kintu ndi bukore uko byagenda kose. Aravuga ngo rero nubwo bimeze gutya, ngo reka njyane. Nimusoma hejuru kuri iki gice cya 24 mugahera mu mirongo ya hejuru, muzasanga hari aho Dawidi yasanze umuturage
ngo araza umuturage amubonye ngo aramubaza ngo niki kikuzanye mwami, ngo aramubwira Dawidi ngo aramusubiza ngo nje gutambira Uwiteka igitambo cy'ishimwe cy'uko turi amahoro. ngo nuko umuturage aramubwira ngo imbuga ngiyi n'inka ngizi maze utambira Imana yawe. Dawidi aramubwira ngo ntibinkwiriye yuko natambira Uwiteka ibyo naguze cyangwa se ibyo ntavunitse. rero ntabwo dushima Imana kuko twabonye umwanya, nta nubwo tuyiha ibyasagutse, ahubwo tuyiha bya bindi byatuvuna. ngo nuko Dawidi ngo amaze gutambira Uwiteka icyo gitambo cy'ishimwe cy'uko bari amahoro, ngo Uwiteka abona guhendahendwa, ngo Uwiteka abona kwemera. ngo arangije abwira marayika ngo marayika unamura inkota yawe. ngo nuko marayika arayunamura inkota ngo mugigishira mu bantu. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ikomeze kutugirira neza. rero ahangaha uyu mukozi w'Imana Dawidi ntabwo yagiye gushima Imana yuko ari mu bihe by'amahoro, yashimye Imana nubwo yari mu bihe by'intambara, nubwo yari mu bihe bimugoye, nubwo yari mu bihe bimuruhije cyane, ariko ashaka mu maso y'Imana. arangize ngo arashima aravuga ngo turi amahoro. erega nubwo bimeze gutyo turi amahoro, erega nubwo biteye gutyo ariko turi amahoro. ngo Imana ngo yemera guhendahendwa. Imana yacu ishimwe cyane. rero iki gitambo cy'ishimwe cy'uko abantu b'Imana bari amahoro kijya gikora imirimo myinshi n'ibitangaza. gufata igihe mwene data ugashima Imana bizakugirira umumaro mwinshi cyane. nta kindi kintu yisaba, nta kindi kintu uri kuyitereta, nta zindi manza uri kuyishyikiriza, ahubwo ukavuga ngo mfashe igihe nzamutse umuze cyangwa ngiye mu rusengero. nubwo abandi tujya mu masengesho runaka, ariko njyewe nta kindi cyifuzo mfite, nta n'undi mutwaro mfite usibye uwo gushima Imana, usibye uwo guhimbaza Uwera wa Isirayeli, usibye uwo kubwira Imana yuko ndi amahoro. amasengesho yo gushima Imana mwene data anezeza Uwiteka. nidusoma mu ijambo ry'Imana muri Maraki 3:16 uzasanga ijambo ry'Imana bavuga ngo abubahwe Uwiteka. haleluya. ngo iyo babaga bahuye, ngo iyo babaga bateranye, ngo iyo babaga bahuye, ngo Uwiteka yategaga amatwi aravuga ngo izina ryanjye ngo rigiye gushima, ngo izina ryanjye rigiye kuvuga. ngo nuko agatwira marayika ngo amagambo yose bavuga ngo yandike, amagambo yose bavuga ngo yandike, ngo azambere urwibutso. Imana yacu ishimwe cyane kandi tugirire neza. mwene data nakwifuriza kujya ufata ibihe byo gufata amasengesho yo gushima Imana. ubwoko bwa mbere bwo mu gusengesho byo gushima Imana ntitubuvuzeho byinshi cyane kubw'umwanya wacu. reka twigire ku bwoko bwa kabiri bw'isengesho twise kwiyiriza ubusa. isengesho twize kwiyiriza ubusa. amasengesho yo kwiyiriza ubusa mwene data ni amasengesho akomeye cyane. ni amasengesho ajya abasha gukora imirimo n'ibitangaza, ajya abasha gutuma umuntu abasha guca bugufi. yewe twagiye tubona n'abami bo mu isi babasha kuyategeka babayoboye. ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa ibice 13 kuva ku murongo wa 1 n'umurongo wa 3, ndetse no muri Mariko 9:29 niyo magambo turabasha gusoma, niyo magambo turabasha kuvugamo kuri iyi gahunda yo kwiyiriza ubusa mwene data. ijambo ry'Imana rigenda ridukangurira cyane, ritwereka yuko umukristo utiyiriza ubusa bigoranye ko yabasha kugira imbaraga, bitwereka yuko ko atabasha gutera imbere, bitwereka yuko atatera imbere mu buryo bwo mu mwuka, ndetse nta nubwo abasha kwica kamere, agumya ari umukristo wa kamere. ibyo dusomye mu ijambo ry'Imana Mariko ibice 9 umurongo wa 29 tuzahasanga amagambo akomeye cyane. tuzahasanga Yesu abwira abantu be, ababwira ngo uyu nguyu nakurwamo n'ikindi keretse kwiyiriza ubusa no gusenga byonyine. aho Yesu yari yagiye ku musozi, ngo nuko agarutse asanga abigisha be ari umuntu wabazaniye umurwayi,
ngo barwanye nawe kuva mu gitondo kugera nimugoroba, ariko ntibyabakunde. Ariko Yesu ahageze avuga rimwe gusa, uwo muntu wari urwaye dayimoni, wari urwaye abazimu, ngo bamuvamo. Dayimoni ako kanya ngo ihita imuvamo. Ngo abigishwa baramwirana bavuga ngo ese ukoresheje irihe banga kugira ngo iyi dayimoni ibashe kukumvira? Nambara gukoresheje, twe twahereye mu gitondo ariko ntabwo yigeze atwumvira, ariko wawuvuze rimwe gusa arangije arakumvira. ngo Yesu arabitegereza arabareba, arababwira ngo iyi dayimoni yo muri ubu bwoko, yo muri ubu buryo, ntabwo igiye waje kuva mu muntu kereka umuntu ufite amasengesho yo kwiyiriza. Mwene data, aya masengesho yo kwiyiriza abasha gukora imirimo n'ibitangaza. Amasengesho yo kwiyiriza atuma umukristo akora mu mwuka. Amasengesho yo kwiyiriza atuma abantu begera Imana. Amasengesho yo kwiyiriza dufite ubuhamya bwinshi cyane bw'aya masengesho yo kwiyiriza imirimo n'ibitangaza agira ko no mu byakozwe n'intumwa ibice 13 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Reka tuhasome byakozwe n'intumwa ibice 13 kuva ku murongo waho wa 1. Kadusome mu izina rya Yesu. Ngo mu itorero rya Antiyokiya harimo abahanuzi n'abigisha, aribo Barinaba na Simoni witwaga Neguri, na Lukiyosi w'umunyakureni, na Mayeri wareranywe n'umwami Herode, harimo na Sawuli. Ubwo basengaga Imana ngo biyirije ubusa, ngo Umwuka we yarababwiye ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo mbahamagariye. Nuko bamaze ngo kwiyiriza ubusa no gusenga, bahera ko barambikaho ibiganza barabohereza. Imana yacu ishimwe cyane. Mwene data, umvishije umurimo wo gusenga Imana, wo guhamagara Imana, ko ni umurimo ukorwa mu bihe bwo kwiyiriza ubusa, mu gihe babaga bakeneweho kurambikwa abantu ibiganza. Babikoraga mu buryo bakabanza bakiyiriza, bakabanza bagashaka mu maso h'Imana, bakabanza bagahendahenda Imana ikabaha imbaraga mu buryo budasanzwe. Noneho barangiza bakabona gukora uwo murimo bahamagariwe. Ijambo ry'Imana ritubwiye abantu bagera nko muri 4 bari mu bihe byo gusenga, bari mu bihe byo gushaka Imana, binginga Imana cyane. Ngo nuko Umwuka abazaho arababwira ngo nimundobanurire, ngo nimundobanurire Barinaba ngo na Sawuli kugira ngo bankorere umurimo mbahamagariye. Nuko ngo bamaze gusenga no kwiyiriza ubusa, ngo bakora igikorwa ngo barambikaho ibiganza, ko bari bafite imbaraga. Aho aha twaze tuvuga ngo umukristo utiyiriza biragoye ko yagira imbaraga. Ntabwo bari kubasha gukora uwo murimo iyo hatazaga kubaho kwiyiriza, iyo hatazaga kubaho gufata ibihe byo gushaka mu maso h'Imana no guhamagara Imana mu buryo budasanzwe. Ariko nyuma ngo yo kwiyiriza, Umwuka w'Imana bazaho, babasha gukora uwo murimo. Nanone ahandi no mu bundi buzima bundi busanzwe, urugero wenda rumwe twabaha, uzarebe nk'ubuzima bw'inkoko. Nanone iyo igihe cyo gutera amagi kugira ngo iturage, bibanza kwifata igihe kitari gitoya. Bifata igihe inkoko bifata igihe kitari gito cyane, ikabanza ikiyima ibiryo, ikamara igihe kinini cyane ibundikiye amagi yayo, ipaka ikazasohoka aho ngaho. Hari uko ibonye imishwi, byayitwara iminsi irenga 20-21, ariko ikirirwa aho ngaho, ikirirwa yaryamye hejuru. Hari n'ubundi buhamya nanone tugiye dufite bwa bamwe mu bantu b'abasatanike, abantu bakorera umwanzi, akenshi ngo kugira ngo bazamurwe, n'ubuhamya bagiye batanga twumva, ngo kugira ngo bazamurwe mu rwego rumwe bajye mu rundi, ngo byabatwaraga ibihe, bibatwara iminsi bakamara igihe biyirije nabo, ngo kugira ngo babashe kuva mu rwego rumwe bajye mu rundi. Rero ni ikipraho kugaragaza yuko iki kintu cyo kwiyima cyangwa cyo kubabaza umubiri
gishobora kuba gifite imbaraga mu buryo budasanzwe, gifite uburyo bw'ibyo byakora, nubwo biba bitoroshye cyane. Bamwe ntabwo babasha no kubivugaho rumwe, aho abantu babasha kwiyiriza umunsi ngo urenze umwe ibiri, ariko atari uguhindura amasaha yo kurya, ngo uvuge ngo ntabwo nzongera kurya saa sita, ukajya urya uzindutse cyane, ukazongera kurya nanone nimugoroba, n'ubundi ugasanga urarya kabiri ku munsi. Oya, twavuze bya kwiyiriza, yakureka ibyo kurya. Abantu b'itorero ryo mu bihe bya kera, ndabyibuka kera tukiri abana, aho itorero bajyaga bajya bakiyiriza iminsi irenze umwe ibiri itatu ndetse irindwi. Yari itorero twari duturanye, twarabona bajyaga bajya mu masengesho bakamaramo iminsi 7, ariko nabatangira ubuhamya, nigeze mbona basengera umuntu, yewe uwo mugabo wo muri urwo rugo, uwo muntu yari yapfuye nijoro, ariko baramusengera ndetse bari bamaze no kumushyira mu isanduku, twari batoya, ariko baramusengera, uwo muntu aragaruka uko byagenda kose. Bavuga ko Imana ibabwiye ko uwo muntu asinzira, ariko yari yamaze gukonja, kandi abantu bose bo muri ako gace bavugaga ko yapfuye uko byagenda, ariko nabyiboneye n'amaso yanjye. Abantu bo muri ibyo bihe bariyirizaga mu buryo budasanzwe, ariko abantu bo muri ino minsi biragoye, ntabwo byoroshye kugira ngo yibuze ibiryo kubwo gushaka mu maso h'Imana. Naho babikora usanga ari umunsi umwe, ugasanga nimugoroba bari undi munsi. Yego ntabwo nshyigikiye kwiyima burundu buri munsi, ugasanga umuntu yanze kurya byo kwangiza umubiri, oya. Ariko mwene data, ndavuga gufata bimwe mu ibihe by'ibihe bikomereye ubuzima, ukiyiriza ugashaka mu maso h'Imana, ni ikintu gikomeye cyane. Ayo ujya kubona ukabona abami bo bajyaga babasha kugira babaga bageze mu bihe bikomeye. Nujya mu nkuru za Yona ibice 3, kuba ushaka uzave ku murongo cyangwa usome biriya bice, kuko Yona afite ibice bike cyane, ngira ngo 4, uzasome aho Yona atumwa ku murwa w'Inenewe. Ariko ngo umwami w'Inenewe akimara kumva amakuru y'uko umurwa ugiye kurimburwa kubw'ibyaha, ngo nuko ngo arategeka, soma muri Yona ibice 3:7, ngo ategeka abatware n'ibikomangoma, ngo arababwira ngo n'amatungo ntazarishe, n'abaturage bose ntihagire usogongera aramenye, ngo bashaka mu maso y'Imana. Umwami yari yabihinduye itegeko, kandi babikora babikunze, ngo Imana yumva guhendahendwa. Nyuma y'iminsi itarenze 3 gusa, abantu babona agakiza k'Imana. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu tugirire neza. Aho tujya ku bwoko bwa gatatu, ubwoko bwa gatatu twise kwihana cyangwa se kwatura ibyaha. Aho ijambo ry'Imana ryaje kuri Aburahamu, riravuga ngo Aburahamu uvugira imbere y'Uwiteka Imana yawe. Aho turabona mu Gutegeka kwa 2:26 ku murongo waho wa 5, Imana ibwira Aburahamu ngo Aburahamu uvugira imbere yawe nje, atura bivuge bihamye. Reka tuhasome Tegeka kwa 2 ibice byaho 26 umurongo waho wa 5, kadusome mu izina rya Yesu. Ijambo riravuga ngo nawe uvugira imbere y'Uwiteka Imana yawe uti sogokuru yari umwaramu, wari bugufi bwo gushiraho, aramanuka ajya mu gihugu asuhukiraho ari impagu, yororokera abira y'ubwoko bukomeye bunini bw'ubunyamaboko. Imana yacu ishimwe cyane. Aha turabona ubwoko bwa Aburahamu bubwirwa kuvuga ibisekuru, nibyo rero twise ngo kwatura. Iyo turi kuvuga ngo nubwo ushobora kuvuga ati nasambanye nibye cyangwa natukanye nakoze ibi n'ibi ndagamba nagira gutya ibi byinshi bigiye bitandukanye, ese kuki uvuga kongera kubivuga? Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo bivuge. Iyo ubivuze uba umeze nk'aho hari dosiye zari zanditse ahantu uri gusibura. Mu yandi magambo niko nabivuga. None ijambo ry'Imana turabona muri Yohana wa mbere igice cya 1 umurongo wa 8. Reka naho tuhasome mu izina rya Yesu. Yohana wa mbere igice cyaho ni icya 1 umurongo waho
wa munani reka dusome mu izina rya Yesu. Jambo riravuga ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse ukuri kuba kutari muri twebwe. Umurongo wa 9 ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi ikirandukira kutubabarira ibyaha byacu no kutweza gukiranirwa kwacu. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ijambo riravuze ngo nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze ngo turaba turi abanyabinyoma, ndetse n'Imana ubwayo turaba tuyise abanyabinyoma, kuko umwana w'umuntu yuzuyemo amafuti menshi, yuzuyemo amakosa menshi. Ngo ariko nitwatura ngo Imana ikiranukira kugira gute? Kutubabarira. Twagiye tubona abagabo bagiye bihata gushaka Imana, bagiye bihata guhendahenda Imana, kandi Imana yarangiza ikabumvira, ikabagirira neza. Nujya muri Daniyeli ibice 9, ukajya muri Ezira ibice 9 na Nehemiya ibice 9, aba bagabo bose bafite ibintu bahuriyeho. Bashakaga Imana bihana, bakarenga urwego rwo kwihana ubwabo, bakiyanira ibisekuru byabo bakomoka, bakiyanira ibisekuru bya base na ba nyina, bagahamagara Imana bakayatura kuvuga ngo twakumviye, twishe abahanuzi, ntitwumviye abakozi bawe, bakabyatura bakabivugira imbere y'Uwiteka Imana yawe. Yarangiza ngo Imana ikabakiza. Kandi nanone iri jambo kwihana cyangwa kwatura ni ijambo rinaniye cyane ab'iki gihe, kuko uzabona no mu bihe byatambutse ngo Imana n'Imana yajyaga itanga uburyo bwo kwihana. Nusoma ijambo ry'Imana mu Byahishuwe ibice 21 ngo icyakora ngo namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko aranangira. Usanga ari abantu bahabwa uburyo bwo kwihana, cyangwa Imana ikagomeza ikamutegereza, Imana ikagomeza ikamurindira, ikavuga ngo azihaneje, umuntu azihaneje, reka nkomeze nihangane, azihaneje. Ariko n'ubundi bikarangira anangiye umutima. Rero iyo umuntu ageze mu bigeragezo bikomeye cyane, inama mwene data ntabwo igerageza kwihana no kwatura ibyaha, kuko Imana niyo kwizerwa. Naho ijambo ry'Imana muri Zaburi 32 umurongo wa 5, ijambo riravuga ngo Uwiteka nakwaturiye ibyaha byanjye, ntiwakunda ko urubanza rw'ibyaha byanjye rumvaho. Kuko Uwiteka ntajya yemera yuko umuntu yapfira mu byaha. Uwamwaturiye ibyaha n'ibicumuro no gukiranirwa ibasha kumubabara. Ijambo ryatubwiye muri Yohana wa mbere ibice cyaho cya mbere umurongo wa 8 kugeza ku 10, havuze ngo Uwiteka akiranukira kubabarira. Nuvuga ngo uje wese yatura, uje wese yihana, uje wese avuga ngo Mana narafude, dore ntabwo nagenjeje nk'uko bikwiye, umarire, Uwiteka aramubabarira. Kwijambo ryatubwiye hano muri Zaburi 32 ngo nakwaturiye ibyaha byanjye, urangije nawe ntiwakunda ko urubanza rw'ibyaha byanjye rumbaho. Imana yacu ishimwe cyane. Mwene data ndakwifuriza ibihe byo kwihana, ibihe byo gushaka mu maso y'Imana, ibihe byo kwitwaturira Imana, Imana ikabasha kukweza no kugutunganya. Ubwoko bwa 4 bw'amasengesho twise kwinginga Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Umuntu abasha kwingingira Imana ubwe ku giti cye, ariko kenshi iri jambo kwinginga ni ijambo rizakoreshwa iyo bingingira abarenze umwe. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana ikomeze kutugirira neza. Akenshi rikunda gukoreshwa bingingira bagenzi babo, nubwo hari aho bigaragara ko umwe yabasha kwiyingingira ku giti cye, ariko akenshi ijambo ryo kwinginga rikoreshwa kenshi mu bihe twingingira abandi, ariko natwe ubwacu twarikoresha twingingira Imana. Iyo dusomye ijambo ry'Imana Itangiriro 25 ku murongo waho wa 21 turahasanga inkuru za Isaka na Rebeka. Bibiliya ntibigimuzi cyane ngo igerageze kugaragaza amasengesho Rebeka yaba yarasenze ubwoko bwayo, ariko ha Bibiliya iratubwira ngo nuko Isaka yingingira
umugore we Rebeka wari ingumba, Imana yumva kwinginga kwe ngo irangije ifungura inda ye, imuha umugisha. Tukibaza ko Ana ubwe yari yarisengeye akatakira Imana, agahamagara Imana, ariko Imana ikamwumva ubwo yamuhaga Samweli. ise Rebeka we byamusabye ko atabarwa n'umudamu we Isaka, atabarwa n'umugabo we Isaka, kuko aha Bibiliya ijambo ry'Imana ritwereka ngo Isaka noneho ntabwo hakoze noneho uburyo bwo gusenga busanzwe, ngo ahubwo Isaka ajya imbere Imana ngo Mana ndakwinginze ku bwa Rebeka. Imana irafungura iyo nda. Dusoma ijambo ry'Imana Abefeso ibice 6 umurongo waho wa 8. Abefeso ibice 6 umurongo waho wa 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo riravuga ngo musenge umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Aha kwinginga niryo jambo nashakaga ngo igihe cyose tugiye mu mwuka ngo dusenge Imana mu mwuka cyane tuyinginge. Aha niko ijambo ryatubwiye. Nanone ijambo ry'Imana rigenda ritwereka abarinzi b'inkike muri Yesaya 62 umurongo wa 6. Ijambo riravuga ngo Yerusalemu nshyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro, bazakomeza bakwingingira, bazakomeza bagutabariza, bahamagara Imana ku bwawe. Imana yacu ishimwe cyane. Aho tugiye ku bwoko bwa gatanu twise guhendahenda Imana. Imana yajya yemera guhendahendwa. Dusoma ijambo ry'Imana muri Luka ibice 7 umurongo waho wa 4. Turahabona amagambo y'Imana. Luka ibice byaho 7 ku murongo waho wa 4. Umurongo waho wa 4 kadusome mu izina rya Yesu. Ijambo riravuga ngo nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati ni umuntu ukwiye kumugirira utyo. Iyo tugiye muri izi nkuru dusanga ari umutware w'abasirikare, ariko ngo wari ufite imirimo myiza cyane. Yari yaragiye afasha ubwoko bwa Isiraheli, abakristo akabagirira neza. Ubwo rero abantu bajyaga guhendahenda Yesu igihe uyu musirikare umutware yari arwaje umwana. None biba ngombwa yuko asaba guhendahendwa kugira ngo Yesu abashe kumukiriza umwana. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana ikomeze kutugirira neza. Ngo nuko Yesu yemera kujya gusengera uyu mwana kugira ngo akire, kuko hari harabonetse abamuhendahenda. Nanone ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere ibice 13 umurongo wa 12 turahasanga inkuru ziteye agahinda. Samweli wa mbere ibice 13 ku murongo waho wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aha turabona amagambo avuga ngo bituma nibwira nti ubu ngubu Abafilisitiya bari bumanuke i Gilugali bantere, kandi narahendahenda Uwiteka ngo ampe umugisha, nicyo cyatumye nihata ntamba ibitambo. Ahangaha Sawuli yari yakoze amakosa. Sawuli yari yambaye umwambaro w'ubwami, ariko ntabwo yari yambaye umwambaro w'ubutambyi. Ariko kuko yari yarasobanukiwe yuko igihe bahuye, Isirayeli ihuye n'ibihe bibagoye, n'ibihe bikomeye cyane, mbere yo kugira ngo berekeze mu ntambara barabanzaga ngo bagahendahenda Uwiteka ngo akabaha umugisha. Rero abonye umutambyi Samweli abuze, afata icyemezo, akuramo umwambaro w'ubwami yambara w'ubutambyi. Byatumye Samweli rahangaha amubaza ati icyo wakoze ni igiki? Aravuga ngo rwose nabonye Abafilisitiya bagiye kungeraho, kandi ntarabasha gufata umwanya ngo mhendahenda Uwiteka, nicyo cyatumye rwose nkora aya makosa.
rero ijambo guhendahenda Imana akenshi nanone tujya turikoresha mu bihe bitugoye, mu bihe by'ibiri imbere tugiye kwerekezamo, cyangwa se ubufasha. Tuvuga ababa bafite ibizame, ababa bafite ibindi bintu bidasanzwe, bashaka amahirwe imbere. Ni byinshi cyane biba bisaba amahirwe n'imigisha, noneho bagakora aya masengesho yo guhendahenda Imana. Ndaguhendahenze Mwami, kugira ngo umuntu uri kutwumva naguhendahenda ku kimuri imbere kitamworoheye, uzamuha umugisha kandi urangize umugirire neza kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Tujye ku bwoko bwa gatandatu, ubwoko twise gutakamba. Ijambo ryo gutakambira Imana, twabonye muri Bibiliya tubona umugabo wari umuhanga cyane mu gutakambira Imana. Samusoni yari umuhanga cyane mu buryo bwo gutakambira Imana. Dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abacamanza ibice 15 umurongo wa 18, aho Samusoni yatakwaga n'Abafilisitiya, agafata akasaya k'indogobe akagakubita abanzi be, akabashwanyaguza, ngo mu kanya gato nk'ako guhumbya agumwuma, ngo arangije ngo atakambira Imana, avuga ngo ese ukoresheje ubutwari rwose yicwe n'umwuma, ngo Uwiteka ako kanya amanyuma yo kumutakambira ngo afukura iriba. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Abacamanza ibice 15 umurongo waho wa 18, 15, 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo nuko amaze kuvuga atyo ajugunya umusaya wari mu ntoki ze, kandi aho hantu hitwaga Iramahatiyeri, ngo agumwuma cyane atakambira Uwiteka, aramubwira ati wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyishe ngwe umwuma. Ngo ariko Imana ifukura iriba irehi, amazi aradudubiza. Nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda, arahembuka. Nicyo cyatumye ahimba aho hantu Eniyakori, ari naho n'ubu na bugingo n'ubu. Aho tubona Samusoni yatakambiye Imana. Inkuru za Samusoni mwinshi murazizi. Yari umugabo uzi gutakambira Imana cyane. Igihe rero Samusoni atabashije kugomeza kugendera mu nzira y'Imana, ubwo yemeye gushukwa na Delila, nidusoma ijambo ry'Imana ibice 16 umurongo wa 28, tuzasanga Samusoni ari gutakambira Imana. None abwira Imana ngo Mana ndagutakambiye, Mana ndaguhamagaye, imbaraga, imama ihirwe, mporere amaso yanjye. Imana imuha imbaraga ku buryo abantu ngo Samusoni yishe uwo munsi, ngo barutaga abo yishe iminsi yose yo kubaho kwe, ko Imana yemeye kumva gutakamba kwe, imuha izo mbaraga, imugirira neza, imwambika izindi mbaraga. Nanone ijambo ry'Imana mu Bacamanza ibice 10 umurongo waho wa 10 kugeza kuri 16, muraza kuhasoma inkuru zigenda zigaragaza ukuntu Isiraheli itagiye yumvira Imana, yakomeje kugenda idakora ibyo gukiranuka, idakora ibyo kwera kw'Imana. Ariko aho ijambo ry'Imana ryabagereyeho, Isiraheli igihe cy'Abamidiyani bari babamereye nabi cyane, ngo bemera guca bugufi, bahamagara mu maso h'Imana, binginga Imana cyane. Baravuga ngo Uwiteka turaguhendahenze, Uwiteka turakwinginze, ngo bemera ibyaha byabo byose, ngo kugeza ubwo Uwiteka ngo agira ishavu. Uwiteka yumva gutakamba kwabo, arangije agira ishavu. Nanone turabona umusore Yabesi atakambira Imana. Igihe yaravutse mama we akamwita Gahinda, ibyo akozeho byose bikanga. Byaje kurangira Yabesi ngo atakambira Uwiteka, amusaba umugisha no kwagurirwa imbago. Nuko ikiganza cy'Uwiteka cyajya kimubaho, kandi akamuhanagura amarira n'agahinda. Uwiteka yumva gutakamba kwe. Nanone turabona umugabo Eliya, umuhanuzi Eliya, ubwo yari yaracumbikiwe n'umudamu w'umupfakazi aho hantu, ngo ahaba iminsi, ngo hashize iminsi ngo umwana w'umupfakazi aza gupfa. Ngo arangije ngo uwo mupfakazi aterura umwana, ngo araza amujugunya mu biganza bya Eliya, aravuga ngo ni gute nabana n'umuhanuzi, narangiza nkatakaza umwana wanjye? Amakosa yose yashinja Imana.
aravuga ngo ugomba kunzurira umwana kuko impamvu yapfuye nuko utaragera ahangaha nari amahoro. Ngo nuko Eliya atakambira Imana cyane, ahamagara Imana. Imana yumva gutakamba kwe, ikiza uwo mwana, abasha kumusubiza mama we. Ubwoko bwa karindwi twise kuririra Imana. Naho rero kuri ya masengesho y'amarira, ubwoko bwo kurira, Yesu we yitegereje Yerusalemu, aravuga ngo yewe Yerusalemu, n'ibyari ntagerageje kugomeza nk'ubundikira mu mababa yanjye, ariko waranze neza neza, dore Israheli wica abahanuzi n'abagutumweho bose urabahemukira. Yesu aravuga ngo yewe Yerusalemu, yuba waragize abantu bakuririra, yuba waragize abantu bakuririra amazu Uwiteka akakugirira neza. Naho rero amarira ku muntu wiririra ku giti cye ni ikimenyetso cy'intege nkeya, ariko amarira ku muntu uririra mugenzi we ni ikimenyetso kigaragaza imbaraga z'urukundo. Dusomye mu ijambo ry'Imana riri mu Bami ba kabiri ibice byaho 20:5, tubona ubwo umuhanuzi yazaga kubwira amakuru ya Ezekiya, yaraje aravuga ngo Ezekiya, igihe cyawe kirageze. Ezekiya nta kindi yakoze ngo ahindukire ivure, asuka amarira, ahamagara Imana. Umuhanuzi ataragera kure aragaruka ngo yewe Ezekiya, Imana ibonye amarira, Imana ijye ibona amarira. Naho ijambo ry'Imana muri Zaburi 39 umurongo waho wa 13, 39:13, ijambo riratubwira ngo Uwiteka umva gusenga kwanjye, tega ugutwi gutaka kwanjye, ntiwicire amatwi amarira yanjye. Amarira ni ikintu gisakuza ngo kuko ndi umusuhuka imbere yawe n'umwimukira nk'uko basogokuru bari. Ahangaha umukozi w'Imana yasengaga abwira Imana ngo Mana, umva ijwi ry'amarira yanjye. Amarira nayo ubwayo agira ijwi, aravuga kandi arasakuza. Yeremiya ibice bya 9 umurongo wa 16 kugeza kuri 18. Igitabo cya Yeremiya ibice byaho ni 9 umurongo wa 18. Umurongo wa 18 aravuga ngo kuko ijwi ry'umuborogo ryumvikanye riturutse i Siyoni riti, yemwe ko twanyazwe dukozwe n'isoni cyane, kuko twataye igihugu kandi badusenyeye ingo. Ariko numva ijambo ry'Uwiteka mw'abagore mwe, kandi amatwi yanyu yikize ijambo ryo mu kanwa ke, mwigisha abakobwa banyu kurira. Aha rero turahabona ijambo ritubwira kwigisha abakobwa bacu kurira, kugira ngo babashe kurira no guhamagara Imana. Naho ijambo ry'Imana riratubwira muri Zaburi 56 umurongo w'9, ijambo riravuga ngo katwasome mu izina rya Yesu. Zaburi 56 umurongo waho w'9, 56 umurongo w'9, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubara kurorongotana kwanjye, ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe, mbese ntibyanditswe mu gitabo cyanjye. Mwene data, Imana ijya ibasha kubara kurorongotana kwacu, yarangiza ngo igashyira amarira ikayitaho, igashyira amarira yacu mu icupa ryayo. Imana yacu ishimwe cyane. Mwene data, ni impano. Bamwe harimo abantu uko byagenda kose batabasha gusuka amarira, ariko harimo abantu bigirira amahirwe yo kugira impano yo kurira cyangwa kuririra ibintu runaka. Iyo nayo ni impano, kuko biravuga ngo nimubyigisha abakobwa banyu, aho twabisomye hano muri Yeremiya ibice 9 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18. Tugeze ku bwoko bw'amasengesho bwa 8, ubwoko bwa 8, kuboroga.
cyane ubu bwoko bwo kuboroga Bibiliya yakunze kugaragaza yuko ari ubwoko bw'amasengesho akunda gukorwa n'abungeri n'abashumba, kuko ni ibirenze kurira, ni ibirenze gusakuza, ni ibirenze ibyo ngibyo, aho baba borogera ibintu binini cyane. Naho ijambo ry'Imana ryo muri Yakobo ibice 4 umurongo waho 8 n'9 havuga, reka tuhasome mu izina rya Yesu. Yakobo ibice byaho 4 umurongo wa 8 kugeza ku 9. Yakobo ibice 4 8 ku murongo wa 8 kugeza ku 9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mwegera Imana nayo izabegera, yemwe banyabyaha nimukarabe namwe b'imitima ibiri, nimwiyeze mubabare muboroge murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga n'imbyino z'ibyishimo. Aha rero ijambo ry'Imana rigaragaza kuboroga kw'abantu, baboroge igihe abantu bameze nk'abataye Imana, aho bagomba kuborogera Imana. Nanone ijambo ry'Imana ritubwira mu Mubwiriza ibice 3 umurongo wa 4 havuga ibihe byo kubyina, ibihe byo kuririmba, hakaza ibihe byo kwishima n'ibihe byo kuboroga. Bigenda bigaragaza cyane ko ibihe byo kuborogera Imana byagenwe biriho. Nanone ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 25 umurongo wa 34 kugeza ku murongo wa 36. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Yeremiya ibice 25 ku mirongo 34. 34 ijambo riravuga ngo nimuboroge bungeri mwe, mutake mwigaragure mwivu, yemwe batahira b'umukumbi. Aho ijambo riratwereka kuboroga kw'abashumba. Murabizi ko abashumba bakunda guhura n'ingorane nyinshi cyane mu matorero, byinshi baba bikorejwe, bimwe biba bibarusha n'imbaraga, ariko bagera imbere y'Uwiteka bakaboroga, bagahamagara Imana, bagahendahenda Imana yabwira ubutabazi. Aribwo bwoko bwo gusenga bwo kuborogera Imana. Naho ijambo ry'Imana mu Byahishuye igice cya 1 umurongo waho wa 7, ijambo riravuga ngo reka tuhasome mu izina rya Yesu. Byahishuye igice cya 1 kuva ku murongo waho wa 1 kugeza ku murongo wa 7. Ijambo riravuga ngo dore araza n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumitse nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amena. Ahangaha abatarabashije kumvira ijambo ry'Imana igihe cyo kugaruka kwa Yesu ngo bazamuborogera, uko nta yandi mahitamo bazaba bafite usibye kuborogera Imana. Ntawe uzi niba izabumvira cyane, ariko icy'ingenzi bazaboroga uko bizagenda kose. Imana yacu ishimwe cyane. Ubwoko bwa 9 amasengesho y'intambara. Ijambo riratubwira mu Bakorino ba 2 ibice 10 umurongo waho wa 3. Ijambo riravuga ngo nubwo tugenda dufite intege nke nk'iz'abana b'abantu, ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu, ngo ahubwo dufata mpiri ibitekererezwa mu mitima y'abantu tukabigomororera Kristo. Nanone dusoma ijambo ry'Imana mu Befeso ibice 6. Befeso ibice byaho 6 ku murongo waho wa 11. Kadusome mu izina rya Yesu. Ijambo riratubwira ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kadusubiremo, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwose bwa Satani. Nanone aha ku masengesho y'ubwoko bw'amasengesho y'intambara, ijambo ry'Imana muri Yakobo hatubwira neza ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Bibiliya igenda igomeza igaragaza
kurwana, kutarangara, kutagira, kudahwema, mbese mu yandi magambo. Yakobo ibice 4:7 ngo nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azagira gute? Azabahunga. Naho muri Petero wa mbere ibice byaho 5:9 ngo murwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Aha Bibiliya rero igenda dukangurira ibihe byo kurwana, ibihe byo kurwanya Satani uko byagenda kose no gukubita hasi imbaraga ze zose, nubwo tutabasha kumwica, kuko Bibiliya ubu buryo bwo kurwana bwo yabwise gukirana, ibyita gukiranwa, kuko igihe cyo gupfa ko kwa Satani ntabwo cyari cyagera. Niyo mpamvu yo ibyita gukirana, ariko umukristo wese agomba kuba mu bihe byo kujya anyuzamo akavuga ati nkurikije igihe maze nsenga, ubu noneho nkwiye gufata amasengesho yo kurwanya Satani, amasengesho y'intambara yo gukubita hasi imbaraga za Satani n'ibihome bye hasi, kuko aribwo Imana izakugirira neza. Ubwoko bwa 10 turavuga ku masengesho yo kwibutsa Imana, masengesho yo kwibutsa Uwiteka. Ijambo ry'Imana tuga muri Yesaya 62:6 ngo yemwe abubitse Uwiteka nimukamuhwemere. Aha Imana ni Imana y'ubwayo idusaba yuko abantu twayibutsa. Abami ba 2 ibice 20 byaho umurongo waho wa 5, ubwo Ezekiya yageraga mu bihe bikomeye cyane, umuhanuzi amubwiye ko agiye gutanga, ngo nuko afata umwanya yibutsa Uwiteka. Mwene data, ni byiza ko hari n'ibyo dukora, kuko iyo twageze mu bihe bidukomereye tubasha gufata umwanya tukibutsa Uwiteka Imana, tukayibwira, kuko Imana ngo ntigikiranirwa ngo yibagirwe imirimo twakoze. Abaheburayo ibice 6 umurongo wa 10 ngo Uwiteka ntabwo ajya akiranirwa ngo yibagirwe imirimo twakoze iyo twakoze ku bw'izina rye. Ijambo riratubwira ngo ubu bwoko bwo gusenga bwo kwibutsa Imana ni ikintu cy'ingenzi cyane, ko buri muntu wese ufite akantu ako ariko kose waba warakoreye Imana ngo ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Mwene data, yibutse. Ni Imana yiringirwa kandi ni Imana yizerwa, ibasha kwibuka rero iyo mirimo yose, icyo wakoze cyose. Uburyo bwose bwo gusenga ni ukubikora mu buryo bw'umwuka wera, kuko ubikoze byaba ari nk'ibindi bisanzwe, nk'izindi siporo izo ari zo zose, cyangwa ibindi bintu byose waba ubifata uko waba ubyumva. Ariko iyo ubikoze mu buryo bwo mu mwuka, bibasha gukoreka nko mu buryo bwo mu mwuka. Uwo duteze amatwi rero, uburyo bwose uko twabuvuze, uburyo bugera mu 10 bw'ubwoko bwo gusenga. Ubwoko bwo gusenga aho twabitandukanije n'uburyo bwo gusenga. Bwoko twavuze 10 harimo gushima Imana, ubwoko bwo gushima Imana, ubwoko bwo kwiyiriza, ubwoko bwo bwihana, kwinginga, guhendahenda, gutakamba, kuririra Imana, kuborogera Imana, amasengesho y'intambara n'amasengesho yo kwibutsa Uwiteka. Aho mu kindi gice cyatambutse twavuze uburyo 7 harimo gusenga uhagaze, ugendagenda, uzamuye amaboko, wubamye, wicaye, upfukamye, uryamye, urambaraye hasi. Muzabikurikirane mu zindi nyigisho zacu zatambutse. Rero mwene data, ukomeze kudutega amatwi, ndakwingingira kongera gukomeza gushaka mu maso y'Imana no kwegera Imana, kuko Imana izakugirira neza kandi izakwambika izindi mbaraga. Mana, turagushima kumvishije ijambo ryawe, ukomeze kumugirira neza no kumwambika izindi mbaraga, icyubahiro kibi cyawe. Shimwa kandi ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu, amen.